tubasuze mwese mudukurikiye mwebwe mukunda ibiganiro bya Shuwa TV Rwanda. Imana y'amahoro nibane namwe mwese uko mudukurikiye uko mudukunda, ariko kandi tunabifurize Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire. Banza ukande like ndetse unakore subscribe n'utarayikora kugira ngo tubashe gukomeza kwagura iyi channel yacu. Uyu ni umuryango mu by'ukuri mwiza kandi ngo ushoboye. Reka mbanze mbature aka karirimbo kuri impera z'umwaka kitwa Ubuntu kahimbwe na Light Eden Singers. Naho mukanya Sasira munda ya mama kugira ngo zagambe uhoraho mana yanjye uhoraho gakiza kanje imirimo wakoze ni myinshi no kuba niho umwana wawe Yesu kuvubwo ndumugenerwa murage sigira uwisukundi uhoraho mana yanjye uhoraho gakiza kanje imirimo wakoze ni myinshi no kuba niho mu buryo bwose ndahamya neza ko nibyo nafite ari isaha itaragera uhoraho mana yanjye uhoraho gakiza kanje imirimo wakoze ni myinshi no kuba niho Tagaruko hari icyo natanze ahubwo n'imbabazi z'uhoraho mfite umugambi uhoraho mana yanjye uhoraho gakiza kanje imirimo wakoze ni myinshi no kuba niho ingoma naho waremye ababyeyi nibaguha impundu naho abatoni batambatambe akira ishimo ryacu mahanga yose yose ni ku buntu bw'Imana twabihawe. Reka dushimire abahanzi mu by'ukuri ni abantu ubona bari gutanga ubutumwa muri iyi minsi. Mujye kuri channel yabo Light Eden Singers mubakandiraho subscribe kugira ngo bakomeze batere imbere kandi ubutumwa bwabo bugere kure. Uyu munsi tugiye kuganira iki? Muri iyi minsi hagaragaye amakuru avuga ko
hari abayobozi bamwe b'ibigo by'amashuri baba bamaze gukurwa mu mirimo yabo. Ese byatewe n'iki? Ese ni ukubera iki? Se biragira ingaruka zihe ku myigishirize ndetse n'imyigire y'abana b'u Rwanda? Tudatinze rero mu kanya tugiye kubisesenguraho. Ese umuyobozi w'ikigo niwe ugomba kubazwa imiyoborere mibi cyangwa myiza y'ikigo? Igihe ni urucabana. Niba ari umuyobozi w'ikigo, ni umuyobozi w'ikigo. Ni ukuvuga ngo n'ibikorerwa mu kigo byose akwiye kuba abibazwa. Ariko se mu gihe uwo ayobora bigaragaye ko atuzuza inshingano, bikwiye kubazwa umuyobozi w'ikigo cyangwa bibazwa nyir'ubwite, kuko nawe aba ari mu mirimo, aba ari mu kazi nawe. Buri wese afite uko abyumva, afite n'uko yabitekerezaho, ariko ndagira ngo tugendane muri ubu busesenguzi. Kuki umwarimu cyangwa se umutetsi, abantu bose bakora mu burezi mu kigo cy'ishuri, kubera iki ibyo bakakwiye kuba babazwa bibazwa umuyobozi, kandi nabo bafite ibaruwa ibinjiza mu kazi? Ese imitsindire irabazwa diregiteri cyangwa irabazwa umwarimu? Diregiteri ntabwo yinjira mu ishuri. Diregiteri ntabwo uretse kumenya ngo mwarimu yinjiye mu ishuri, kumenya ngo ndavuga n'abayobozi bungirije ba dosi nabo bita ba doni baba bashinzwe imyitwarire y'abana. Ibi rero bigiye guhita bitangira kubiba ikintu kitari cyiza mu kigo cy'ishuri. Ikintu cya mbere, mu myaka yashize umwarimu yashoboraga guhohoterwa n'umuyobozi, inzego nyinshi zikabogamira ku muyobozi, ariko ubu bigaragaye ko no mu bayobozi hashobora kubonekamo abitwara nabi. Umwarimu yagiranaga ibibazo na diregiteri, abayobozi bose bagahita babogamira ku ruhande rwe, umwarimu akaba ari uba victime. Ubu rero tugiye kujya tubona abantu baregana n'abayobozi babo, kubera ko nabo bamaze kubona ko kwirukanwa bishoboka. Ibyo biraza gukurura umwuka utari mwiza wo kurebanaho, wo gushakishanyaho amakosa. Nyabune ntimukareba abayobozi cyane, ahubwo mujye mureba nabo bakoresha rimwe na rimwe, n'ibyemezo babafatira mu byumve, kubera ko hari igihe akuzanira ati hano hari umuntu wananiye, ahubwo akaba ari ubizira, yakunaniye ate? None se n'umubwira kunanirana? Ibyo byose rero ni ibintu umuntu ashobora kugira gute kwibazaho, ariko bidakwiye no gutwara umwanya w'abantu, kubera ko ikigamijwe ni uko umwana agomba kwiga neza. Ikibazo muragishakira mu masomo, ariko gishobora kuba kiri no muri dorotwari. Ibintu by'uburezi birimo ni byinshi, bibamo ibisata byinshi cyane, ku buryo igisubizo utagishakira ahantu hamwe ngo ugishakira ahandi. Rero ibyo byose ni ibintu abantu bakwiye kuba baganiraho. Ese ko mwabahaye akazi, ubu niho mubonye ko badashoboye, iko byase hose ntabwo bibonetse ubu ngubu. Hari aho numvise ngo n'uturere, akarere kabaga karabuze uko kabwirukana. None se umuntu wabuze uko yirukana umuntu, ni gute umwohereza kumugenzura? Urohereza umuntu kumugenzura, ariko kandi uzi neza ko yabuze aho amuhera ngo amufate. Sinzi niba akarere katari kemerewe kwirukana umuyobozi, ubu noneho kamubonye. So ibi rero
ntekereza ko bitari buze bo bishobora ireme ry'uburezi n'ibyo ariko kandi mujya mureba n'impande zose nubwo mura kuvuga ko mwabirebyeho ariko nabwo dukwiye kujya tureba impande nyinshi nk'uko umuvugizi abivuga ushinzwe imicungire y'abarimu ndetse n'iterambere ryabo Dr. Leo Mugenzi ngira ngo niko yitwa turebe impande nyinshi ariko umuyobozi ntabe victime y'ibikorerwaho mu gihe yakugejejeho ikibazo afite ntugikemure ahubwo ukaza uje kumureba kumugenzura nibwo guhereza umwana amuhereza ikintu uzi neza ko atagishobora ukaza ngo urebe ko yagikoze umwana umusigiye firigo ati nsange wayijyanye akaba umwana w'imyaka 3 urabizi neza ko atari wihakura ariko ngo nutayihakura ndagukubita bisobanuye ko ushaka kumukubita kuko imbaraga ze ntabwo zibyemerera guterura icyo gikoresho. Kwirukana umuyobozi rero ntekereza ko atari cyo gisubizo cyagakwiye kubaho mu gihe ahubwo mwamubaza ibimunaniza imbogamizi ahura nazo ni izihe abamukoma mu gukora ni bande aho kumubaza ibintu nawe uzi neza afite requisition yaguhaye afite ibyo yagusabye ntiwabimuhaye none uje kumuha ikizamini se niki Doruzi umuyobozi uri gukorera ku bwoba aba ari ibibazo arahita agenda nawe akandamiza abayoboye kubera iki mwamushyizeho pressure afite ubwoba ko nawe ejo azirukanwa nawe arashaka ku buryo atari bwirukanwe ahubwo ari bwirukanishe abo bakorana nibo babangamira kandi nawe wabyumva araza gukora yirengera musange bishobora gutuma agira uwahutaza mu bashinzwe mu bari muri icyo kigo igiye kuvuga ngo abarimu mubateje abayobozi leta akubwira ati aho ugira ngo bagirukane ndakwirukana usange bibaye ikibazo rero abarimu ntabwo leta bifite ikiteganya nabwo wareba ibintu biri gupfa ntekereza ko bakoresheje ubushishozi hatajemo ibintu byamuyagire kubera mutse byarajemo haba harimo n'ikindi kibazo iyo turi abafatanyabikorwa bose turebe ikibazo aho kiri ntabwo ikibazo kiri ku mutwe yagiye mu kazi akoze ikizamini none umujyanye mu bwarimu abenshi n'ubwarimu ntabwo bari bukore nyabune turebe impande nyinshi ese mwebwe aho mukora umuntu aje aho ngaho ukora agakora isuzuma wowe ntiyakwirukana ni gahunda za leta ariko kandi nta nubwo twabijyaho impaka cyane baza kuduha komanteri ariko katubwira abakoye iyo mirimo mwihangane mukurikize ariko ibi biratanga isomo umuntu amaze imyaka 15 20 ayobora ikigo abantu barazi ikigo zaguma nyobora mpaka bituma abantu bamenya ubwenge biteganyirize bakore basevinga bagire ejo heza n'ibitari ibyo ibibazo biraza kujya bituvukiraho bidutunguye so mureke rero reka sarugarukira aha ngaha urumva ko hameze neza ariko icy'ingenzi mureke tworohereza abantu bakora umutima mwiza abantu iyo harimo harmony mu kigo
nabo bagiye babaza ngo twereke ikintu kigaragaza ko ubana neza n'abo uyobora, bakakibura n'agafoto kakabura. Mureke rero ibi nizere ko bigiye kuzamura ireme ry'uburezi, kandi ndatekereza ko biraza kuko ari abayobozi bacu kandi babifitemo mu nshingano ndetse n'uburambe ndetse n'ubushishozi, baraza kugira icyo bakora kugira ngo umwana usohotse mu ishuri aba ari umwana umeze neza kandi witeguye gusangira igihugu ndetse n'isi muri rusange. Reka mbashimire mwese rero, Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibahe ubwenge kandi ibahe n'umutima mwiza. Mwese Imana ibahe umugisha.